reka twinjire mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport kimwe mu bintu byanshimishije muri ko kwa mbere nabwiyaga niba hari ikintu nifuza mu buzima bwanjye nuko twazagaruka tuvuga ikipe ya Rayon Sport harimo amakuru ari positive rwose n'abariyo ntekereza ko buri hari igihe kigera ukabwira umuntu ibintu byinshi nyine biri negative akagera aho ngaho nawe akaba degute akaba atakiryohewe no kumva amakuru y'ikipe ye ariko ubu ngubu muri Rayon Sport harimo amakuru meza navuga ngo ni urusobe rw'amakuru atandukanye ariko ameza abareye ubu ngubu bishimira nuko Ngagne Ndikumana Asman bafashe akavideo mu myitozo akavuga ati njyewe ndi Ngagne I'm back nanjye Ndikumana Asman. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport tuyifite amakuru yo kubaganiriza meza kandi menshi duhereye mu nzove mu myitozo nicyo nshaka rwose nicyo washaka ko duheraho ngaho tuyinjire neza cyane ejo abakunzi ba ruhago abanyamakuru n'abandi bose bari batumiye mu nzove bagezeyo ariko imyitozo yo mu nzove ejo itegeko nta kintu cyo kurikodinga nyine gufata amavideo n'ibindi zari zabujijwe hanyuma imyitozo yo ku munsi w'ejo abakunzi ba Rayon Sport bayikurikiye abakinnyi bose bari present bose bahari ibyavugaga ko Abedi atakoze imyitozo Abedi ngiye kukubwira abatari bahari abakinnyi bose baguma kwitabira imyitozo bari bahari Abedi yarakiri i Burundi Abedi byari bisipoze ko ageze mu Rwanda muri uyu mugoroba waraye ariko navuganaga na manager no mukanya ambwira ngo yahageze nibyo kuko je navuganaga nabo mu saa 3:40 atarahagera ariko yarahageze mu Rwanda Abedi uyu munsi arakora imyitozo undi mukinnyi utaragaragaye ni Gloire yagize ikibazo cy'imvune muri match ya APR n'uyu munsi yari kujya kureba muganga Tambwe kureba Rutamu akajya kureba uburyo yamufasha muri physio Tambwe Gloire nabo ntabwo yitabiriye imyitozo ku munsi w'ejo rero imyitozo yo Tambwe ngo yagize ngira ngo ni clavicule ikibazo cy'akano cy'urutugu kano igufwa yambukiranye muri joint muteranyirizo nyine harababaza Tambwe Gloire nawe ntabwo yakoze imyitozo kubera ko afite ikibazo cy'uburwayi Abedi amakuru meza no ku uyu munsi ari gukora imyitozo undi muntu birumvikana utaragaragaye mu myitozo n'ubundi tugiye guhita tubijyaho ni Sheri watandukanye Sheri watandukanye na Rayon Sport abandi yakoreshwaga twarabivuga tumuribuka tuvuga uburyo bakina deka Sheri na Ganijoro akaba aribo bajya hanze badakoreshwa muri deka wabonaga ko rwose batari muri gahunda so icyashimisha abantu rero nuko ku munsi w'ejo bita Ngagne ndetse na Asman Ndikumana bakoranye imyitozo n'abandi nabajije ndabaza nti nta myitozo bakoze ku ruhande oya bakoranye na groupe yose muri rusange bakora imyitozo iri full hanyuma muri iyi myitozo icyashimishije abareyo nuko Ngagne yatsinzemo ibitego bibiri aratsinda cyane muri murabyumva muri imyitozo yatsinzemo ibitego bibiri hanyuma uwo bita Asman Ndikumana atsinda igitego kimwe muri bya bitego bibiri bya Ngagne amuhana assist ubusatiri ni nkaho barekirisa ubusatirizi bushya noneho ndabaza nti ariko imyitozo bakoranye n'abandi nibyo ariko se murabona n'abakinnyi bo kwizera ko bazagaruka wenda abagenzi babo ko bazi ko bari bafite ibibazo by'imvune ntibabererekaga gahoro byari bimeze bite baramubwira bati ikipe ya Rayon Sport aba bakinnyi bakoze imyitozo bombi yose kandi neza ariko Rayon Sport y'ubwayo ku rubuga rwayo muze kureba kuri Instagram ya postinze nyine ko ibitego byagarutse bavuze ati ibitego byacu byagarutse ariko amakuru nabaje noneho nabaje abatekinisiye nyirizina ndababaza nti aba bakinnyi uretse kuba bagaragara mu myitozo bari kuyihe level bambwiye ko Ngagne nk'umuntu umaze umwaka wose atajya mu kibuga kumurisika ngo bahita bamushyira muri match ya AS Kigali atari byo kwizera niyo yajyamo yahabwa iminota 35 yandi mike Asman arakora imyitozo hamwe n'abandi yababaye akaboko baranakabaze buriya kuboko kurarambutse na cicatrice zirimo ni nko viragaragara harimo ikintu giciyemo hano rwose ubona ko ariho babaze na gutya no kubona kabari badoze ubona ko ari kugenda kera nyine imyitozo arayikora ariko we bavuze ko rwose kuri shuwa y'umutoza ashobora kuzahabwa iminota ifatika ntabwo ari wa mukinnyi wavuga ngo 100% ariko we ashobora yabona iminota 30 muri match erega arumva ukuboko n'ivi ni ibintu bitandukanye kuko bariho baranateganya ko kuri Asman ngo numvaga bavuga ko ashobora nko baramutumirijeho
ikintu cya protection uvuga ngo bashobora kuba baragitumije i Burayi ngo ashobora kuzajya yambara n'abakinnyi b'i Burayi bambara ku buryo gikomeza kumobiriza igufwa no kuvuga ngo hageze n'umukoraho bitagenda ngo bimutoneke wenda ashobora kuba yababara cyangwa se nituye hasi ntagire ikibazo. Yego uvuga ngo rero aba bakinnyi ba Rayon Sport bagarutse, abakunzi ba Rayon Sport mubishimire ko rwose bagarutse, ariko ntabwo twabizeza ko 100% bazajya mu kibuga. Nko kuri forum gusa muri match ya AS Kigali bashobora kuzagaragara ku rutonde rw'abakinnyi batoranyijwe muri nko kuri forum Ngagne. Ubundi muganga Claude team physio Rayon Sport avugaga ko urebye rwose mu mpera z'ukwezi kwa 11 ubundi neza nka forum Ngagne aracyabura neza ngo agaruke nka 2 byuzuye ibindi byumweru nka 2 mu kwa 12 nibwo umuntu rwose mu ntangiro mu matariki nka 5 z'ukwa 12 nibwo ngo azaba ari tayari akeba. Ubwo rero abantu bakavuga bati forum Ngagne umunsi azaba hari Asman hari, abantu barifuza ko Rayon Sport yataka bundi muri kamere ubundi muri DNA ya Rayon Sport n'abataka babiri ni Kasirye nande na Diara ni Zapi nande Nabiri n'abandi benshi cyane. Ubundi muri kamere ya Rayon n'abataka babiri no kuvuga ngo na Asman na forum Ngagne uruhande rumwe ni umuvandimwe Basane Ngurware ara kurundi uwo bita Bedari mu mugongo wabo Richard ari aho hafi urumva abona abanyarwanda bagafata bari gushaka nimero 6 tarabaho bagashaka na 3 umunyarwanda bakoze muri marine bashaka Mani baragata Mani azasimbura Claude buri umuntu witwa Claude, umuntu witwa Ruboneka n'umuntu witwa Clem muri Almeha wo bita Darko yamaze kubatanga ku rutonde kera cyane aravuga ati tugize n'Imana tuje gukinira mu Rwanda aba bakinnyi no muzabirebere nije na Clement n'umuvandimwe Ruboneka John Bosco ku inkono bataba abakinnyi 3 ngenda bashaka mu ikipe Elmer narabatoje ndabazi. Ubwo rero muri marine bari kuvuga ko Mani ashobora kuzaza gusimbura niyo mugabo ariko rero ngo ikeneye 3 rwose uza gusimbura umusore mu gihe rero se noneho muri Axel yego Emery na Yusudiyanye kuri 2 kabangi bakavuga bati nitubona 6 na 3 kuri yatake y'izo nkuba kwisha maneno returu bizaba ari biteye ubwoba. Nibyo Asman ndetse na For bagarutse twanabaganiriyeho ariko kandi umwe mu mitwaro Rayon Sport yari ifite harimo kwibaza bati aba batoza ko bagiye aho nibaza kutujyana mu nkiko cyane ko n'undi bari bagifite ibibazo by'umutoza Robertinho bikajyana na Jaro kugeza ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ihagaze he kuri Robertinho, ihagaze he kuri Azuz ndetse na Mohamed Cheli bamaze kutubwira ko batandukanye. Ku munsi w'ejo Rayon Sport yakoze deal komeye cyane. Rayon Sport murabizi ko yarezwe irerwa na Robertinho, irerwa na Abdoulaye Jaro. Rayon Sport yashyiriwe bihano byo kutemererwa kugura abakinnyi guhera mu kwezi kwa mbere kwa 2026 kubera ko yatsinzwe nyine urubanza rwa Robertinho ndetse n'abo bita Abdoulaye Jaro. Hanyuma Rayon Sport yari ifite ibibazo byayo biri interne by'uyu munsi birimo ikibazo cya Afahamia Lotfi, Azuz Lotfi ndetse n'uwo bita Mohamed Cheli. Mohamed Cheli nabonye ko ku rubuga rwa Rayon Sport banditse ati twatandukanye Alamiab mu buryo bwumvikanyweho. Mohamed Cheli ngo ntiyigeza agorana cyane, yabwiye Rayon Sport ati hari ibirarane mu ndimo by'amezi 2 urumva nuko kwezi kwa 3 twatangiye kwa 11 nanjye kuba nicaye hano ntakina no muri deka ntajyamo birambangamiye kuri kariyeri bari bamuzanye gukina urumva arababwira ati ntabwo nirwa ngorana mutero amezi 3 yanjye muyampe n'ubundi n'ibirarane byose birimo. Rayon Sport iravuga ati uyu mugabo ni imfura nta kibazo n'ubundi yarahari twamuhaye lisanse twamuhaye amasezerano uko byaba byaragenze uko ari kose rigoga ibyo bibazaga bagomba gukurikiza icyamasezerano avuga. Baravuga bati n'ubundi twari tumurimo ibirarane reka tumuha amafaranga ye yigendera. uwo bita Mohamed Cheli yahawe $3 kuko ari mu gihumbi ubundi aravuga ati tuwacane wazima. Ikipe ya Rayon Sport ijya ku mutoza wungirije
iramubaza ati azuzu wazanywe na afahamya nawe muri dosiye y'abantu bashaka kujya kurega Rayon Sport urimo tukwihorere ujyanirane na mugenzi wawe. Azuzu aravuga ati njye sinkunda imanza kuva navuka. ariko buriya ntekereza ko Azuzu yavuze ati njya kuza aha n'ubundi ko na perezida yigeze kwidekarara turiya muntu ntitumuzi. Yego. Muri press conference tuti ko twamubonye yambaye jezi ya Rayon mu myitozo ati twe ntago tumuzi. Yego. Umusaza yarebye aravuga ati n'ubundi aba aravuga ati bantu ntago ngorana namwe ntimwari mwigeze munyibonamo n'ikimenyimenyi mwazanye Feruzi nanjye mpari nimunyihere amezi yanjye 2 y'ibirarane nigendere. Rayon Sport iravuga ati turakwishyura direct. Tabatambika nanone bitatu ku meza. Bitatu ku meza ati turarangizanyije. Ibibazo biri interne bya Rayon Sport by'uyu munsi biba birakemutse. Rayon Sport isigarana ikibazo cya Robertinho na Abdoulaye Jaro. Rero Ruth abantu kumenya ko Robertinho yishyuye ntago bikiri inkuru. Yego. Ahubwo amafaranga yo kumwishyura yavuye. Aha. Niho nagiye guperereza ndabaza ndinjira. Niho nashakaga guhita nkujyana kukulansa. Yego. Ko Robertinho yamaze kwishyurwa. Yishyuwe 22 n'amafaranga 500 y'amadolari. Byamaze kurangira rwose. Byarangiye Robertinho amafaranga ye yayabonye. Kandi bakaba bishyuye Cheri. Yego. Bakishyura Azuzu nawe akagenda. Yego. Ikipe ya Rayon Sport uru rufaranga yaruvanye arwita urufito. uru rufito rwose. Iyi nkuru iratangira ari inkuru y'ibibazo bimaze iminsi biri muri Rayon Sport by'imibanire n'imikoranire hagati y'urwego rwa board ndetse n'urwego rwa executive. Ikipe ya Rayon Sport murabizi ko abantu twese twavuze tuti bamuvunyi baravuga ibi kwa Tadeo bakavuga ibi. Buri wese yagiye agaragaza uruhande rwe, kwa Tadeo baravuga, kwa muvunyi nubwo batipronounce ariko byibuza inyuma y'amarido abantu bari bazi ikirimo. Yego. Axel urabizi ko twageze tukavuga tuti leta niyo yagakwiriye kujya muri Rayon Sport ikabafasha kumvikana. Muvunyi na Tadeo bamaze iminsi bahura ayo makuru ngira ngo mwarayamenye. Yego. Bararebana bati noneho reka rero tubafasha. Byakunda kwi Rayon Sport mwayiyobora mu buryo bwumvikanyweho mukikemurira ibibazo. Bwira kuyivamo byari bibi cyane kurushaho ubu set force noneho yabigiye burundu. Jean Fidel nako Tadeo nari nyiyoboye ku gatuza matana baramutse barinze kudushakira igisubizo sinzi ko nanjye icyo navunikiye naba nkibonye. Ngo bahise bavuga bati twebwe igisubizo twakibona mutiriwe mudufasha twebwe igisubizo nk'abagabo twakibona. Baravuga ati none niba mwakibona tubahaye rugari nimushaka igisubizo. Nizo nama mu mazi iminsi mubona ziba ziterana. Meeting abandi baganirizwa nyuma babwirwa kuri telefone ariko ni ibiganiro byitwa tete a tete. Abantu barimo barahura ni Muvunyi na Tadeo ariko ni nabo bakwiriye guhura. Ni nabo bakwiriye guhura. Bya bindi byo kuvuga ngo ba bantu badushagaye ngo bakungirije ibyo baravuga bati ubwinshi bw'abantu nibwo buyobya ibintu. Aba bagabo bahisemo kuganira tete a tete. Avuga ati mpagararira urwego nawe uhagararira urwego.